nyine kabashengure ryave ntabwo umuntu umenyera ubundi uko umenye ndakaguhada z'ubushinzi muri make kunda ko masene z'ubushinzi kuko nizo zinyorohera no kuzikina ni nayo character ufite cyangwa no ko ariyo character yawe n'ubushinzi ni kabashengure ugukinishije ukakamuha agasinzira agatasinzira muja mugakubita se kuri gusinzira mani ngo yango ndi kumva nagushege icyo gihe umuhuru utoki wita ku myaka wakuba ufite kuri macyo kurya gaturu mwikomereza tu mwaza nkahirya nkikomereza nta kintu kicimishije ushimishijwe no kubaho wibana nkora ibyo nshaka kuri mwese bakunze ibi biganiro byacu dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe share ndetse na comment muraba agaciro kuri twebwe muhari ku bwacu kandi natwe duhari ku bwanyu wowe utarakora subscribe rero yikore ujye ubona notification z'ibiganiro byacu mu bambere nkuko tudahima rero kubagezaho abatumirwa bagiye batandukanye tukaganira ku ngingo zitandukanye uyu munsi ari umwana w'umukobwa turi kumwe tugiye kuba tuganira ku tuntu n'utundi by'umwihariko ku mibereho y'abakobwa muri Kigali cyangwa se ubuzima bw'umukobwa muri rusange amahoro umukobwa mwiza akoze na amahoro yego witwa nde yitwa Umutesi Wase Solange Umutesi Wase Solange ariko izina banzeho cyane ni kabashengure kabashengure agace kabashengura nanjye simbizi ako nyine niko nisanzwe wisanzwe bakwita kabashengure kubera iki rero wiyise kabashengure nyine ni hari abantu mwari mufitanye ikibazo uravuga ati ndabikoza agahinda kabashengure ryavuye hehe kugira ngo bakwite iryo zina kabashengure hari ibintu umuntu anyuramo mbere niga kugira ngo nyine izina kabashengure rizamfate pe no muri quartier bavuga kabashengure byabagiye vuga Mutesi ni kabashengure no kubera imyitwarire se no kubera iki cyangwa ntago nitwara nabi ariko nyine kabashengure ryave ntago umuntu umenyera ubundi uko umenye ndakaguhada agaki kabashengure nyine umuntu ukumenyere uhitokamo ndakamo numenyerwa muri make ni ntago umenyereye kabashengure kutangiye unera ubwoba mu kiganiro ntago ari kugutera ubwoba ni numenyere nta mikino mba mfitanye n'abanyarwanda wallahi tutagira n'imikino n'abanyarwanda kandi nawe uri umunyarwanda ndi umunyarwanda ariko hari igihe umuntu aza kugutetaho mani uba waranyuze mu bintu byinshi waranyuze mu mawa akakujomba ariko ukayacamo umuntu akaza kumenyeye gute se ari se ubundi kabashengure reka duhere hasi ku buzima bwawe ho gatoya mbere yuko dukomeza ikiganiro ubundi kabashengure ni muntu ki nanjye niryo ndi bukwite kabashengure ni umukobwa nyina amafilime kina amafilime kina muzihe filime nyina Murava TV Umurava Yubawe TV Aloni Filmuzi Mubana Kabiri ndumva ari nyinshi cyane niko kazi kanjye ubona uri umukinnyi w'amafilime naho bakwita kabashengure se mu mafilime mfite amazina agiye atandukanye bitewe naho uri gukina twari tugeze kuri filime wakomeza ukatwibwira rero muri filime nkunda gukinamo nyine sene zo gukundana ukunda gukina ukundana no kunyine no gucana inyuma cyane nyine nubundi n'iz'ubushinzi muri make kunda ko masene z'ubushinzi kuko nizo zinyorohera no kuzikina ni nayo character ufite cyangwa no ko ariyo character yawe n'ubushinzi ni kabashengure ugukinishije ukakamuha cyane pe ndakamuha na mikino ni byiza kuganira nawe ni byiza kuba uje hano imbere ya kamera za Primo Empire turi kumwe na kabashengure rero uyu munsi agiye kutwibwira umukinishije wese mwumvisha icyo amukorera ndabeshyara ntago ubeshya ndakamuha amani ubundi kabashengure mu buzima busanzwe nk'umukobwa ukora iki ubuzima busanzwe ntagiye mu mafilime nakubwiye ko amafilime ariyo kazi kawe filime nizo kazi kawe ariko iyo ntagiye utagiye muri filime nkora muri salo nyine ndasuka ca n'inzara urasuka ugaca n'inzara imbogamizi umwana w'umukobwa ukora muri salo ahura nazo nizihe hari igihe wenda umugabo aza nyine ukamukorera mu mutwe ushobora kumwogosha bikaba ngombwa kumwogerezamo ntabwo njye nogosha wowe wemeza ariko rimwe na rimwe hari igihe umukiriya aje wenda twabaye bakenya bikaba ngombwa ko njya kumwogereza mu mutwe
mbere iyo babibaye ngombwa ko njya kumwogereza mu mutwe hari igihe ujya koza umugabo mu mutwe ugasanga ni idage yigendera warayi agahita ahwera wamukora mu mutwe agasinzira muja mugakubita se kuri gusinzira mani ngo ndi kumva nagushege icyo gihe umuha urutoki kuki se umuha urutoki kandi ari umukiriya ndi mu kazi none se ugomba kubana neza n'abakiriya kugira ngo azagaruke ugomba kubana neza n'abakiriya ariko nyine hari umukiriya uza nawe afite umugore we afite abana noneho mungana aje kugutereta aririzembe mani ntabwo byakunda umuha urutoki akikomereza none se Kabashengure ateretwa bigendeye ku myaka wita ku myaka wakuba ufite ikofi none se uje muri salo ubwirwa n'iki ko wadafite ikofi impamvu hari igihe uba ufite ikofi ariko utazi kuyikoresha ugasanga umuntu aranayikunda agashaka no nyine hari ukuntu uteretse umuntu nyine utageze muri salo ngo uhwere agukore mu mutwe uvuge ngo hamushige wiyubahe rega umuntu niwe wiyubaha niwiyubaha ukaza nkagukora ibyo ngomba kugukorera bikarangira naribi urakomeza nanjye nkomeze nunsaba nambaye njye sinyikwima kuko uriyubashye hako se uragenda umbwiye ngo wancegeye ngo ma nimero ya nayo nago Gute utayimuha kandi afite ikofi kandi umbwiye ko ari cyo cya mbere nkubwiza ukuri mani nkakubwira tufite ikofi ariko niwiyubaha niwumva wenda bizagera igihe ukiyubaha aba ari bwo uzaza kunyaka nimero yawe oya abagabo mugomba kwiyubaha bagomba kwiyubaha none se ku mukobwa ubona byoroshye kuba yatera imbere adakoresheje uburanga bwe akoresheje ikiri mu mutwe we cyane pe cyangwa se ikiri mu mutwe cyunganirwa n'uburanga uradufasha gusobanukirwa ibyo bintu ntabwo uburanga ari bwo bwatuma utera imbere mani none se abeza si bapfa oya gupfa nta muntu udapfa abo ari bo bose barapfa twebwe turi kuvuga ku kijyanye n'iterambere hari abakoresha ikimero cyabo bitewe n'uko basa bakacyitwaza nk'intwaro kugira ngo batere imbere hari n'abakoresha ubwenge bwabo kugira ngo umukobwa mwiza akoresha iki kugira ngo atere imbere ubundi muri makeya nta mukobwa uba mubi icya mbere ni ukwiyubaha iyo wiyubashye utera imbere ntabwo wabona umusaza w'imyaka 50 araje kuko urabizi muri Kigali kubaho nyine muri Kigali biragoye nta muntu biragoye pe kugira ngo umukobwa yiyishyurire inzu wenda atorotse waba sinzi uko yaje aba muri Kigali yiyishyurira inzu arya neza yambara uko ashaka ni bake cyane kuko abenshi bahita bisura mu busambanyi ariko inama nabwira urubyiruko inama nababwira urubyiruko rufite imyaka 10 na 20 na ushobora kugenda ugafata ibase y'inyanya ukazizunguza Nyabugogo watera imbere none se Kabashengu mfite imyaka yanjye 50 mwaza mfite ikofi navuga ati rero Kabashengure njye nagukunze ndagushaka sivyo ikofi ndayifite meze na neza nifite kebo yanjye wenda ndatuje ndatekanye nkakubwira ko ngushanga wanyanga ikofi nyifite nyirekura neza nkuko nyine nawe wumva ubyifuza biragoye kujya kubana n'umuntu nyine mutangana wenda ushaka ufite oya nshobora no kuba nashaka wenda ko tubana ariko nkaba nshaka ko tugirana imishyikirano wenda rimwe na rimwe ukageza kurya gaturu mwikomereza tu mwaza nkahirya nkikomereza ku myaka yanjye 50 ku mafaranga yanjye ku myaka ya 50 ubu ufite indwara zirenze nk'icumi uri kubunza nijye ntabwo nabyemera kubera igitabyemera tukajya kwa muganga nkareba kuri muze wabanza ukajya kumpima se cyane rwose hejuru y'amafaranga ukanjyana no kwa muganga cyane none se uba ushaka kuza kurya gaturu none se ugendera ku myaka nawe ubundi ugereranyije ukuntu ubana n'abantu ntabwo nzi uko ubana n'abantu wenda bitewe n'ikigero cy'imyaka bafite hari n'umuntu ushaka kugira imyaka 50 bitewe n'uko abayeho akagaragara neza kurusha umuntu ufite 35 nase wagendera ku kimenya ko umuntu afite imyaka ubundi nkawe ugendera ku kimenya umuntu imyaka afite amaraso ya gisore ntabwo ari nkayi ntabwo ari wenda ushobora kuba uri umusore wenda ngo ufite imyaka nka 40 undi ari umusore afite nka 25 ntabwo abo bantu baba bameze kimwe habe na gato ntabwo baba bameze kimwe kubera ko
amaraso ya gisura abanyene abashyushye ubona afite n'imbaraga pe hako umusaza agenda asusumira ngaraje ngo mutesi ngo dukunda oya ariko umuntu 50 batarasaza cyane abagifite imbaraga biterwa naho yarereye imba yararezwa hinga abashaje pe ese ubundi kabashengure reka wenda ibyo reka tureke kubyitaho ubundi kabashengure niki kintu muri we kimushimisha cyangwa se ubuzima bahakumva buramunyuze kubaho nigenga nje nk'ubu ndibana nta kintu kicimishije nabyo ushimishijwe no kubaho wibana cyane nayigiye nshakiye nkora ibyo nshaka nshaka kujya muri shuti bikaba ngombwa ko irangira saa moya cyangwa saa 2 meri naba yamamagara ngo mutesi uri hehe iki gihe mba yonyine none subona kwibana mu mujyi wa Kigali ku muntu w'umukobwa ni ibintu byoroshye cyangwa biroroshye kuba umuntu yakugirira ikizere ngo yumve yuko nta bindi bintu ukora biri inyuma cyangwa nabyo ushobora kubikora kubera ko wigenga ntabwo wabikora buriya igiti kigororwa kigira igitoya imba mama wawe wenda n'urugero mama wawe imba yambara mini nawe uzakuru yambara imba mama wawe ajya kunywa agasinda nawe uzaba umusinzi kuko uzabona ibyo mama wakora erega no kuvuga ngo hanige mama wawe atanywa inzoga ariko wowe ukanywa inzoga kubera yuko urumva nkakabashengure wenda mama wawe simuzi nawe wowe ndakuzi kuko ni gucya ndi kukubona wiyambarira mini kandi ushobora gusanga umukecuru wawe yikenyerera ibitenge si bishoboka se kuko urumva no kuvuga ngo kuva wava mu rugo wahinduye n'imico nuko yitwara gukiri mu rugo siko witwara kuko urumva ukiri mu rugo watahaga wenda saa 12 none ubushobora gutaha saa 4 none se urumva utarahindutse aya kuba nibana ntago byatumye mbikirara oya kuba nibana nabwo ndi kontrola kuko mere ya rimwe na rimwe ajya hamagara akavuga ati oya niyo yaguhamagara rega umuntu uri kuri telefone ushobora no kumubesha kumubwira ati umuntu ageze mu rugo kandi utarahagera ntago wabeshya 2 3 umubyeyi wakubyaye n'ibikunda ubundi se ubundi umubyeyi niwe ushobora kumara n'ibyumweru 2 mutavuganye byaterwa ko mu rugo si mu Rwanda ahubwo se urumva niba atari mu Rwanda ahubwo muvugana ryara ahubwo urumva kabashengure rero ni kabashengura ahubwo ni mugi turavugana nakuvugana ahubwo ubwo nakumvisha turavugana ibi wenda ushobora nko gushira iminsi 3 tutavuganye ako kwa kane tukavugana ariko ntabwo abazi ngo bayeho uko ntabwo abazi ngo ukora ibi ntabwo azi ngo icyo nkora arabizi kuko abibona ku ma YouTube abona kukina filime yego icyo nkora cyose nyine mitamwoherereza urabeshya aho ngaho uri kujijisha abantu aho ngaho ntabwo ari kujijisha none se wakora ikintu ukagishyira kuri YouTube kikabona umuntu umwe gusa ntabwo mvuze ko kibonwa n'umuntu umwe ariko umuntu ubundi umuntu akubonye uko witwara akurikije physical kugaragara reka mbanze nguhereyo umuntu yakubonye kugaragara akufata ute kandi atari ko wowe uri wenda umuntu agufata ute yakubonye gutyo ukuntu ugaragara biterwa n'imyambarire nyine nawe ndakubaza bitewe nuko wenda ubu ngubu wambaye nambaye neza ntago nambaye nabi ntago navuze ko wambaye nabi ntago nambaye nabi baby ndeba urukweto rwiza ipantaro nziza umupira mwiza na telefone nziza wayibonye ntago ndayitindaho telefone yo urayifite ni nziza kabisa cyane pe rero ibintu byo kuvuga ngo umukobwa yambaye ntabwo njya nambarira nabi nibikunda nyine umuntu ukubonye wiyambariye gutyo urabona wiyambariye agakabutura kagufiya mbere harimo agakora utuntu nk'utwo ngutwo umuntu akubonye gutya nawe urasesereje oya njye mvuze uko ndi kukubona ngiyi irimo iragaragara cyangwa urashaka ntabwo iri kugaragara reka nereka abadukurikiye baratubwira iyi ni iki uri gukoraho oya ntabwo uri gukoraho kandi twakomeje ngaho mbwira umuntu ni iki kintu ashobora kukwibeshyaho bitewe n'uko uri kugaragara kandi atari kuri nicyo kibazo nakubajije ntabwo njyewe wanyibeshaho iyo umbonye ubundi njyewe muri karitsiye bazi ko ndi umusitari nakambara ibyo nshaka ntaribe bazi ko uri umusitari abasitari bambara ibyo bashaka wawe ijambo indangamirwa urarizi indangamirwa ni indaya nyine ndashaka kukubaza nta muntu urakubona bitewe n'uko wambaye bitewe n'uko uri kugaragara akaba yagufata nk'indangamirwa namuha nyine
zukuze gusa yaza kumfatira nubango gusa yaza kunyita indaya nigeze ndaranana nawe se oya nago yakwita indaya wenda yaza gake akakubwira ikimugenza akaza ye wakimbwira yereka mbabwira abadukurikiye ntuzaze kunyongorera bizakunda uzambwirire mu ruhame numbwira ngo ndindanza koza ko nararanye nawe nikabashengure mbese kabisa nakabaha wakamuha namuhanye na eze ko nubundi numva nta mikino ufite nakubwiye ngo nta mikino twatangiye ikiganiro nk'ubwa nta mikino mu buzima ni iki kintu kikubangamira ikintu kimbangamira mu mibereho yawe ikintu kimbangamira ni ukumbuza imyenda nambara hari umuntu ujya bikubuza se ubundi erega njye turi imanga uri imanga mbese hari igihe nikubitiramo akajipo akaba arasaze nkamubwira ati Imana igenda ubibwire inka Nyabugogo akakubuza kuyambara ngo ni wambaye ibi ngibi ubwo nyine abarokore urabazi nawe ni ukuvuga ngo imanga yawe ni umurokore umurokore noneho wowe ntabwo uri umurokore none se ko nari nzi ko imanga zikunda kuba zagira imyitwarire imwe zigakunda kugendana nk'ubu mwakabaye munabana kenshi imanga zikunda kubana turabana murabana mu nzu mbese none se ubwo ntabwo bavuga ko uri kumubangamira niba ari umurokore umubangamiye gute nyine wenda imyenda njye mba nayiguze imensi ibyangwe mba nabyiguriye ni gute mbuza kubyambara ariko reka kumusebya nyine nawe batazamufata uko atari bamusebya umuntu aseba ku giti cyesha ntabwo umuntu asebwa n'undi nshobora kuba nambara mini wowe wambara neza gumana ubwo burokare bwawe mbona ari bo babihuba none se ikibazo nshaka kukubaza ujya unywa agasembuye ntabwo nywa inzoga ntabwo unywa inzoga mbese njye nangeze ngo wenda ufata n'ako kantu gasomaho reka ntibikunda nicyo kintu ntazakora kuko nyweye inzoga ntakandavura ni ukuvuga ngo ntabwo ujya unywa inzoga ntabwo ujya ureba zirananukira nk'ahazaza hawe ntabwo nanywa inzoga iby'inzoga reka tubireke gatoya nk'ahazaza hawe kabashengure niryo zina ryawe bambwiye kabashengure ukurikije aho uvuye n'aho uri kugana urahabona ute mu mboni zawe ugereranyije uyu munsi uko uhagaze wenda n'aho wavuye ahazaza hawe aho navuye niho haba imana ubu ngubu nsigaye imba njya mu isoko ngiye nkigurira ibyangwe mbere narategerezaga mera akangurira rero ntago amafaranga yaraje kuri njyewe mama ni ukuvuga ngo ibiceri warabibonye irahari ntabwo ari nyinshi ariko irahari amafaranga arahari njye nshima imana ahazaza hawe uhabona ute ahazaza hanjye njye ahazaza hanjye mba mbona nyine nzaba umusitari urenze n'abamarina pe nzaba umusitari umva ntabwo wabyumva biciye muri filime cyangwa hari ubundi buryo hari n'ibindi ukora ni filime gusa ukina ndi n'umuhanzi ukiri muto furanaririmba reka kuki utari watubwiye se ngo uduhe imirongo nasaraye sinzi imbuye nasaraye pe ese uri n'umuririmbyi mama kuraje bana ubutaha noneho uzaza udukubite n'imirongo twumve imizigo uririmba ukuntu imeze tuza ubwo nzaba kubita imizigo se mushaka se twe turashaka imizigo hari indirimbo ufite ziri hanze yego zingahe 3 zifite video ziri kuri YouTube yitwa ngo iki Randika Inzozi Queen Inzozi Queen yego natse ko numva ahantu hose yitwa amazina atandukanye kabashengure ufite amazina 7 ubwo se iyo yaguhamagaye urayibuka ndayibuka rwose yatubuciremo twumve hari Mutesi hari Kabashengure hari Uwase 3 Kabashengurane Inzozi Queen ata Queen 5 hasigaye 3 2 bambwiye 7 nakubwiye 7 hasigaye Uwase warivuze ntago narivuze warivuze da warivuze ku nshuro keza ahubwo keza na Keria nibyo twari bavuze nabwiza cyane rwose ubuse mu kimuntu yamenya gushakira he acakira he hagize nk'umuntu hemukira kubera ayo mazina yose nyine yahita gibishingwe waba umushoje cyane rwose umusoza ntabwo bitinda imba yarazi Mutesi nzaza ejo nitwa
nitwa Clarisse cyangwa naza nitwa Kabashengure niryo zina ryinshi bazi cyane bazi Kabashengure mwaza nigize umwana mwiza mutesi wazumbaza iki ntacyo yaba kubaza n'ibishingwe twishimiye gukorana ikiganiro nawe rero kandi ni karibu kuri kamera zituze dusezera abantu gira ikintu ubwira bashiki nako bagenzi bawe cyane cyane b'abakobwa bagenzi banje b'abakobwa ikintu bashishikariza muvana amaboko mu mufuka wani mukore ikofirira kari amafaranga arari mwe nago mushaka gukora muvana amaboko mu mufuka mukore amafaranga arahari abakobwa bavana amaboko mu mifuka bakore amafaranga arahari gira inama ugira abagenzi bawe inshuti zawe z'abahungu mvuze inshuti zawe ariko nugira abahungu bose muri rusange inshuti zanjye z'abahungu ayo maniga mani reka tube tuyihoreye gira inama nyine ubagira abaniga abashuti bawe waba uri kubaneza pe aho yabagira inama kubagira inama n'ibintu biba byemewe nukubagira inama abaniga nyine tu nukubagira inama yo kudatera inda abana bato bajye bazitera abacecuru abantu bakuze nk'ubu ngubu kunera inda nta kibazo aho kugira ngo uzatere umwana inda w'imyaka 12 wayitera nkanjye ufite nka 20 ufite 20 no kuvuga ngo kugira ngo batere inda abana bato abaniga mwumvishe inama Kabashengura bagiriye aho kugira ngo utere inda umwana ngo inumurebe we ntacyo bitwara aho nawe urakomerekeje mbuza abantu bakuru aho kugira ngo nukuri kw'Imana birababaza ubyaye umwana wawe umushyize ku ishuri uri umubyeyi usanze ikigoryi cy'igihungu kimuteye inda afite 10 nibwo kijya mu byacu ntabwo mbizi ntabyo uzi kuko nta nubwo nshaka kubimenya umwana ufashe umwana w'imyaka 12 umuteye inda ubuzi kazajya he 12 ariko uyimutera nawe igikurikiraho nawe urakiza igikurikiraho ko bahita bihisha abo bana muri kubangiza mujye mushaka abantu bakuru uteye inda umuntu mukuru amenya uburyo managing ikindi abantu ba gatatu umuntu wa gatatu nshaka ko ugira inama abantu bakuze batereta abana ariko abana ndavuga abana bangana nawe ya myaka 50 wambwiraga ishobora kuza kukureba gira inama umugira aka mbabwire mwabisaza nta nubwo ari abasaza ni ibisaza urafata umwana ubyaye ukagenda ukamutera inda ukagenda ukamwoshesha ubwo bubongo ubu lift bwarateye uca mu muhanda ugasanga urusaza rw'ibyanwa rurakubwiye ngo lift ngugeze RF tuzajya tugenda n'amaguru yacu Imana yarayaduhaye tugere iyo tugiye muba muri kutwangiza muba muri kudutera ibyo birwara byanyu by'abantu bakuru mujye mwubaha ese Kabashengura ubaye ufite ikibazo umuntu w'umusaza akaza akagufasha ikibazo kigakemuka naho ukagira uko mugenza hari ikibazo kiba kirimo nibikunda ntago bikunda eka nibikunda ubusubuzi yikoreye izihe ndwara wenda wowe ufite uko bitekereza ariko ngira ngo hari abakobwa bagenzi bawe mushobora kutabihurizaho buri muntu n'imyumvire ye nongera gusaba umuntu wese ugeze kuri uyu munota akurikirana ikiganiro cyacu jya kuri YouTube urebe indirimbo za Kabashengure izina rya cano niyo ngira ritwibutse nitwa Inzozi Queen wibuka gukora subscribe umushyigikire nawe ni umuhanzi ukizamuka umvishe ko akina amafilime na filime bakora mu bashyigikire wibuka no gukora subscribe kuri iyi channel uri kumureberaho ni Primo Empire naho ngiye nitwa Ricky Emi nkuko bisanzwe ndahabaye turabakunda cyane ciao Kabashengure n'ejo turi kumwe azagaruka bye bye